Bana b'Imana dukoraniye ahangaha muri iyi nzu buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimukomere bana b'Imana, nimuhumure, Imana ije kudutabara maze iduhembe igikwiye. Turi kuwa gatatu w'icyumweru cya gatatu cya Adventi, tariki 15 Ukuboza 2021. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 45 umurongo 6 kugeza ku 8, uwa 18 21 kugeza ku 25. Ni jye Uhoraho, nta wundi ubaho. Mbeshaho urumuri nkarema umwijima, ntanga amahirwe ngateza n'amakuba. Ni jye Uhoraho ukora ibyo byose. Ijuru nirutonyanye nk'ikime, ibicu bigusha ubutabera, isi nirumbuke maze umukiro usagambe, ubutabera buhere ko bumumero. Ngibyo ibyo nge Uhoraho nihangiye. Uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, we Mana yaremye isi akayitunganya, akayikomeza kandi yemere ko umurangara ahubwo kugira ngo iturwe. Avuze atya: ni jye Uhoraho, nta wundi ubaho, kandi nta yindi Mana ibaho uretse nge. Koko nta yindi Mana y'ukuri kandi itanga umukiro ibaho uretse ngewe njyenyine. Ngaho nimungarukire maze mubone gukizwa, mwebwe mwese abatuye mu mpera z'isi, kuko ari nge Mana, akaba nta yindi ibaho. Ngewe ubwanjye narabirahiriye, n'ibiturutse mu kanwa kanjye ni ukuri, ijambo ryanjye ntirivuguruzwa. Icyitwa ivi cyose kizamfukamira, n'icyitwa ururimi cyose kinyirahire kiti ubutabera n'ububasha ni iby'Uhoraho wenyine. Bose bazakorwa n'isoni, baze bamugana abahoze bamurwanya. Kubw'impuhwe z'Uhoraho urubyaro rwose rwa Isiraheli ruzarenganurwa kandi rusabagizwe n'ibyishimo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 85. Ijuru nirutonyanye nk'ikime, ibicu bigusha ubutabera. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravugiye amahoro y'umuryango we n'abayoboke be. Koko ubuvunyi bwe buba hafi y'abamutinya, kugira ngo ikuzo rye rigume mu gihugu cyacu. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera buruhukira buva mu ijuru. Uhoraho ubwe azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuka imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Ijuru nirutonyanye nk'ikime, ibicu bigusha ubutabera. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 7 umurongo 18 kugeza ku 23. Muri icyo gihe Yohani Batista ahamagara babiri mu bigishwa be, abatuma kuri Nyagasani kumubaza bati: mbese uri wa wundi ugomba kuza, cyangwa se dutegereze undi? Abo bantu basanga Yezu baramubwira bati: Yohani Batista yakudutumyeho ngo, mbese ni wowe wa wundi ugomba kuza, cyangwa se dutegereze undi? Ubwo Yezu akaba arakiza abarwayi benshi n'abamugaye n'abahanzweho na roho mbi, agahumura n'impumyi nyinshi. Nuko arabasubiza ati: nimugende mubwire Yohani ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise. Dore impumyi zirahumuka, abacumbagira bakagenda, ababembe barahumanurwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, n'abakene barabwirwa inkuru nziza. Kandi hahirwa utazatsitara ku mpamvu yanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kandi hahirwa utazatsitara ku mpamvu yanjye. Bana b'Imana nimukomere kandi mwihangane, mutwaze mushikame kuko Imana itatwibagiwe. Ese wo mukristo, kuri wowe ari réponse terrestre, ibisubizo byihuta cyane byo kuri iyi si wabona, cyangwa ari réponse celeste, bya bisubizo by'ijuru nabyo ushobora kubona, bya bindi bitinda ariko bikaramba? Wahitamo ikihe muri ibi bibiri? Bakristo bavandimwe, muri isi hari ibibazo byinshi byabura ibisubizo, indwara zabuze umuti, ibyago byinshi bitwizirikaho bigatuzitira, yewe nta n'uruhare twabigezemo. Kwihangana ugakomera ku Mana imwe rukumbi, ukayiringira wese, uwo niwo muti w'ibibazo byinshi twibaza. Turaza kubona muri aya masomo ko Imana y'umugambi wayo, nubwo hari ibyo ishobora kuduhera hano ku isi, bimwe mu bisubizo by'ibibazo twaba dufite, ariko icyishishikaje cyane kurenza ibindi ari ukudusubiriza hehe mu ijuru. Bya bibazo bishobora gukemuka ari uko twibonaniye n'Imana imbona nkubone. Navugaga ijisho rya roho. Ese ngewe mu myemerere yanjye nemera gusa Imana isubiriza hano ku isi, cyangwa nemera kandi nkizera Imana ifiteho umugambi mwiza buri gihe? Kaba nubwo nanyura mu magorwa akaze cyane, ariko nizera neza ko Imana inzi kandi nzirikana buri munsi. Muyobokamana hari ubwoko bwinshi bw'imyemerere, ariko reka tuvugemo butatu bw'ingenzi. 3 sortes de croyances.
monotheisme, polytheisme et henotheisme. Bitwa aba monotheiste ni abemera Imana imwe rukumbi, Imana mu butatu butagatifu. Naho ku buryo bwa kabiri polytheiste ni abantu bemera Imana nyinshi, aho niho mu bwoko nyine bw'ibigirwamana byinshi. Rero ubwoko bwa gatatu hagati ya polytheiste na monotheiste harimo henotheiste. Ni abantu nabo bafite Imana nyinshi ariko muri zo bakagira imwe bemera. Aha niho benshi duherereye. Nguko gushaka kwikubira Imana, Imana yanjye, Imana yacu, Mana yanjye nkora iki? Yanjye, Mana yanjye kuki untererana? Nyamara isomo rya mbere rya none ridushishikariza le monotheisme. Ya Mana imwe rukumbi, Imana ya bose, ikaba isaba kutayikubira njyenyine cyangwa ube wakumva ko yakwibagiwe. Ubwo Imana yagize iti koko nta yindi Mana y'ukuri kandi itanga umukiro ibaho uretse njyewe njyenyine. Amen. Gushakira mu bapfumu cyangwa n'utundi twose twajya gushakira y'Imana ibigirwamana, iyo ni polytheisme. Koka ku bigirwamana ko no kwivuruguta, cyagiye ubwira ko Imana itumvise akabaro kawe ukajya kwishakishiriza, kwigerageza, kwigererayo. Nguko duhora tubwira Imana iti uri kwita ku bandi ariko njye ntunyiteho, ukibwira ko Imana yakwibagiwe. Ahubwo twagombye kwizirika ku Mana y'ukuri, etre monotheiste, tukumva ko ari Imana yonyine itanga igisubizo gikwiye, ko Imana nyine itagenda ku marangamutima yawe. Ese nemera ko Imana ari imwe kandi isumba byose, ko ari nayo ishobora gutanga igisubizo cy'ukuri, aho kugenda ku marangamutima yanjye, aho kugendera gusa ko Imana yankemuriye ibibazo byanjye bikarangira. Ubwo Imana yaba ntabyo yakemuye ngahunga, nkagira ngo ntakishoboye, ngabihirwa ngatangira gushidikanya ababyeyi no kwiheba. Mu ivanjiri ya none twumvise Yohani Batista ufunzwe ari mu kababaro, yatangiye gushidikanya ndetse no kwiheba. Twibuke ukuntu Abayisiraheli, umuryango w'Imana wari utegereje Mesiya, bavuga ko Mesiya azaza nk'umwami ukomeye uje kubatsindira abanzi babo, kubahorera, bityo bakigarurira amahanga bakagira ikuzo. Ni umwami uzazana amashaba, umwami uzazana intsinzi, agatsemba abagome bose n'abagira nabi bari barakandamije umuryango wa Isiraheli. Iyi ni ya myemerere ya henotheiste, kwa kundi kwikubira Imana ngo ni iyanjye, ngo yigarure ngo gukorera ibitangaza wowe wenyine, gwitsinda abanzi, itikamira abanzi bawe. Wowe ugashaka kwigarurira Imana ku giti cyawe aho kurekayo ikakwigarura ubwayo. Yohani Batista tumvise umuhanuzi, integuza ndetse n'umubatiza wa Mesiya, ni wa wundi ujya mu butayu akigomwa, agasenga, agahindura abantu, akabatiza abantu bagahinduka. Wa wundi wavugishije ukuri agacyaha ababyeyi. Herode rero nta kina yaje kumufungisha Yohana azira ukuri, la verite. Herode rero mu kumufungisha agashaka gukomeza kwandavura, kwivuruguta muri za ngeso mbi, ubwicanyi n'ubusambanyi n'ibindi byose bibi, kandi Yohana bimubuza. None Yohana arafunzwe azira akarengane koko, ageze mu buroko buramuriye, umunyururu babyeyi, yasumbirijwe pe. Akeneye iki? Akeneye consolation, umuhumuriza. Buriya abashinyaguzi ntiyabuze amajwi ya bamwe muri abo bose Abayahudi bagiye baza kumusura nk'Abayahudi nyine, bamwe bakamushinyagurira, abandi bakaba bamuseka bamushotora bati aha, none se kuki Yesu atagutabaye? Si mwene wanyu, si mubyara bawe, ndiwamuhanuye, ndiwamutegurije inzira, ukageza no gutwita inyoko z'impiri ngo uri kumuvugira. None se Mesiya wawe ntari kwidegembya, naho umunyururu uri gukurira muri ubu buroko? Ngaho nagutabare niba ari we koko Mesiya. Ntihaburaga n'abandi bakomezaga bagenda bamusonga bati kugeza ubu byo wemeye, ibyo wavuze, ibyo wakoze kuri uwo Mesiya wawe ni ibinyoma. Nawe urabona ko ruhiye ubusa. Yezu ngo ntabwo ari we Mesiya. Iyo akiza ko ari we Mesiya ari kugufunguza, akica Herode kandi umugome wagufungishije. N'ibindi byose umuntu ashobora gutekereza kuri iyi nkuru, Yohani birumvikana ashobora gucika intege, nawe atangira kwibaza iby'uwo Mesiya, le maître en doute. Nubwo rero tumye babiri mu bigishwa ngo tumaze kubyumva, ngende mumaze muti mbese uri wawe ntugomba kuza cyangwa dutegereze undi? Ese mu Kristo uri nka Yezu ugomba gusubiza Yohani Batista, wahabigenza ute? Umusubiza iki? Herodi umubisha nubwo ari umugome ariko n'uw'Imana n'uwa Yezu. Yohani Batista by'umwihariko n'intungane ya Yezu, ari umugira nabi ari umugira neza, bose ni aba Yezu. Yezu se yihekure yihorere nawe ufungishe Herodi cyangwa mukureho? Tekereza nawe Imana iramutse ihorera ku muntu wese wagize nabi ishaka gukiza intungane zayo, ninde warokoka? Ubwo umugore yajya kuruma amazuru ugahita usaba Imana ko yamuca umutwe, inshuti yawe yakugambanira ubwo Imana igahita ikuraho, nawe se ejo wahemuka Imana igahita ikurimbura, igahita gukuraho, igahita ihorera uwo wahemukiye.
Imana ntabwo ari iy'amarangamutima, ntabwo igendera kuri wowe, ahubwo ireba bose. Nuko rero Imana ntabwo ari iyanjye gusa, ni Imana imwe rukumbi. Ntabwo Yezu aje guhora, kwihimura, kuko twese turi abana be, twese agomba kudukunda by'akarusho, ariko buri wese akaba umwihariko wa Nyagasani. Iyo tugeze mu bibazo biremereye byaturenze, twaburiye ibisubizo, uburwayi bwanze gukira, ibigeragezo n'ibitotezo, ubukene burambye, kubura urubyaro n'izindi ngorane z'ubuzima, dutangira kwiheba, tukumva ko Imana yadutabara nk'uko tubishaka, nk'uko tubyifuza ku rwego rwacu. Ariko rwose erezuma, Imana ntabwo ikora nk'abantu. Imana ikiza gukora nk'umuntu twaba twarashize twese. Uyajya gukora mu jisho ukumva biri wahita uyanoboramo wowe. Iki gisubizo Yezu atanze kuri Yohani kimuhumuriza ko Imana iri gukora. Dieu est à l'œuvre. Nta na rimwe Imana ibisinziriye. Iyo nubwo twibwira ko icecetse imbere y'akarengane kacu, yo ibiri gukora, atari ku myumvire yacu nyine. Mu bikorwa byinshi Yezu arimo gukora, reka tugaruke kuri bibiri bya nyuma bikubiyemo ibyishimo Yohani Batista azagira mu buzima buri imbere, atari ubwa hano ku isi yewe. Yezu ati abakene barigishwa inkuru nziza. Gukena ni ugukenera Imana, no gukena ku mutima ugakenera Imana, kugira inyota y'Imana, gushakashaka Imana, kubona Imana, nibyo byishimo nyakuri, ibyishimo birambye. Ikindi Yezu yavuze ati abapfuye barazuka. Yezu yatsinze urupfu. Ni nk'aho Yezu abwiye Yohana ati uwo mubabaro n'ubwo buroko uriho, humura, komera. Ibyo byago bigambiye guhesha Imana icyubahiro. Ubwo bubabaro uriho ntubukwepe, kuko nibyo bizakuviramo ibyishimo by'umudendezo, ibyishimo birambye, ibyishimo byo mu ijuru. Nubwo batabitubwira bwose, biragaragara ko Yohani Batista yahumurijwe, ndetse n'ikimenyimenyi ko yakiriye neza igisubizo Yezu amuhaye cyo kumuhumuriza, ariko atari ku myumvire yacu, ahubwo ku rwego rw'Imana nyine. Iki gisubizo bigeza kikazamushimisha mu buzima buri imbere. Ni koko ntihashize kabiri batamuciye umutwe, nuko ahorwa Imana, ahorwa Kristo azira ukuri, le martyr. Mukristo ari ibisubizo, réponse terrestre, kudukiza uburoko n'indi mitego y'abanzi hano kuri igisi n'ibindi byose byaba bigushikamiye. Ari réponse celeste, gusubizwa n'Imana, igisubizo cy'Imana, igisubizo cya Yezu, cya gisubizo kivuye mu ijuru. Bya bisubizo bizasubirizwa mu ijuru nyine. Mbona nkubone hamwe n'Imana, wahitamo iki? Ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe mu rugo rw'abakristo rwasengaga cyane kandi ari ntangarugero, rwagiye ku mujyanama wa roho. Ubwo bari guhimbaza bire myaka 25 bamaze bashyingiwe. Ariko muri iyo myaka 25 yose nta mwana bagiraga, bari barabuze urubyaro. Bageze aho bakajya bibaza icyo Imana yabahoye, kandi abandi babyeyi babyara bagaheka. Barivuje mu bitaro byinshi, biranga, bakora imyiherero na noveni batakambira Imana. Noneho by'agahinda bakajya babona abana b'imfubyi ndetse n'abandi babakene baza babagana, bagakunda kwibera iwabo. Akayamvugo ngo aho bakwakiriye neza, icyo nicyo gihugu cyawe, uzahature mu byishimo. Nuko ababyeyi bagafasha abo bana baje babagana, yewe bamwe bakabarihira n'amashuri. Nuko ababyeyi bati nubwo tubarera bwose tukabitaho, ariko natwe duhora dusaba Imana ngo byibuze natwe izaduha umwana wo mu maraso yacu, natwe tumwirerere. Ariko muri iyo myaka yose 25 ubwo twagize ukwiheba gukabije, muri zo twafashe umugambi ukomeye ko ntawe uzaca inyuma undi, kandi imyaka yose irangiye uwo mugambi twarawugezeho. Gusa turacyari kwibaza icyo Imana yaduhoye, kwiha abandi twebwe gatureka, yewe ndetse n'abapagani n'abasambanyi benshi n'abakobwa babyarira iwabo, yewe n'abandi benshi babyara bakarwana no gufungisha ibyara. Twebwe twikibaza icyo twakoze imbere y'Imana, ku buryo Imana itatubabarira natwe. Rero natwemerewe ko tujya mu bupfumu kujya gushakishirizayo, niho baturangiye byakunda kandi byakemuka vuba na bwangu. Nk'umujyanama wacu waduherekeje iminsi myinshi, kuva yo twatangiye inyigisho z'umubano kugeza ubu ngubu, watubaye hafi. Twari tuje kukumenyesha ko tugiye mu bapfumu uko babiduhayemo inama. Nuko umujyanama wa roho padiri arababwira ati mbere y'uko mujya mu bapfumu, ndabanze byibutse ubwoko bubiri bw'ibihembo Imana itanga ku bantu bakora neza. Hari igihembo cya mbere ushobora kubonera hano ku isi, la récompense terrestre, ugakira, ugahozwa, ugahabwa abana, ugahabwa ibyo wifuza, ugatunganirwa, ukabona umugisha. Ariko hari n'igihembo cya kabiri kandi kisumbuye kiruse byose, uhererwa hakurya y'imva, igihembo cy'ijuru. Ari nacyo rurangiza kandi kirambye, kuko nyine ushobora kubona ibyo wifuza hano ku isi, yewe n'ibyo bisubizo ukabibona uri kwifuza wowe, ariko bikarenga ntuzarikandagiremo. Mwebwe se mwahita mwiki muri ibyo bibiri? Ntimwihebe rero namwe. Namwe rero ngiye kubabwira muzirikane kuri abantu batatu Imana ikorera ibitangaza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abambere n'abo Imana ikorera ibitangaza kugira ngo bongere ukwemera.
barabonye hanyuma bakemera bagakurizaho kumenya Imana nyine. Aba kabiri ni ibitangaza Imana ikorera abatemera, ikabaha urubyaro wenda kugira ngo ntibazarakare, kugira ngo ntibaziyahure, cyangwa bagakora andi mafuti menshi ngo bajye mu bapfumu gupfumura, kuko nyine kwihangana batabishobora. Abo se nibo mwafatiraho urugero babyeyi. Aba gatatu ce sont des témoins, abahamya intwari, babandi bageragezwa yewe bakanitwara neza, wagenekereza nk'intungane, ariko ubuzima bwabo Imana ikabwifashisha ikabukoresha comme instrument de salut, kugira ngo Imana igarure abantu benshi. Abo n'abihaye Imana, abahowe Imana, abarezi, ababyeyi, abaganga, babantu bose bitangira abandi nta nyungu bagambiriye, bakamena amaraso bihanganira ibisebo, ibitotezo n'agahinda ko kuri iyi si, ariko bakarokora imbaga nyamwinshi. Uburere buruta ubuvuke. Hari abo Imana iha impano yo kubyara, hari n'abo iha impano yo kurera, cyangwa ikabiha byombi byashoboka. Uzabona abihaye Imana barera batarabyaye ku mubiri. Rero gushaka kugundira amaraso y'umubiri ngo mpaka bo mwibyariye, ngo uwo mwibyare ngo niho muzarera gusa, ubwo n'uburyo bw'ubuhakanyi burya. Uramutse witaye gusa ko wabyaye wo mufitanye amasano, uko no gucumbagira mu Bukristo. Rero mwa couple mwe, Imana rero ishobora kuba namwe yarabahisemo ngo muba ababyeyi imbaga nyamwinshi. Intwari nishira ishinjagira igashira kugira ngo abandi bashishe. Yohani Batista ko agiye gucibwa umutwe, suko Yezu amwanze cyangwa ko Yezu yarabuze ubushobozi bwo kumutabara, ahubwo no kugira ngo twigireho ko intwari itiberaho ubwayo, ahubwo kwigisha no kurengera abasigaye. Ngabo batagatifu abahowe Imana n'urugero rwiza rwo kwigiraho. Bo bitanze ya mpano Imana yabahaye, atari yo kwikunda gusa no kwireba, ahubwo kurengera benshi, kurera benshi. Yezu rero ko yari umwana w'Imana, nta cyaha yigeze akora, yashobora gutsemba abanzi be cyangwa ntiyemere bamwica, ariko yabyemeye kubera twe abari inyuma. Nguko gutikanyiza, gutikubira, gutagundira, gutiyerekezaho, ahubwo mukamenya ko mubereyeho abandi. Rero muri iyi yubile yanyu muhore muzirikana ko Imana yabahisemo ngo murere abandi. Iyo rero ni impano ikomeye mwifitemo, mwishaka rero kuyiburizamo, mwigerekaho imivumo y'abapfu n'abapfumu, bya bindi by'abapfu nyine biribwa n'abapfumu. Imana ntimuyirusha ubwenge, mwikwishyiraho iyo mivumo rero. Imana ntiyobe ko abatoteza babashinyagurira ngo kuki mwe mutabyara, ariko Imana yo ifite umugambi mwiza ngo muyifashe, muyirere, mwakire izo mfubyi, abo baciye bugufi bazababagana, kuko abo bose baza mu ishusho ya Yezu, ishusho y'uciye bugufi. Yezu rero niyo mwana wanyu w'ibanze, uza muri abo bana murera. Aho kwirerera se cyangwa kurerera Imana, mwahita mwiki? Nuko rwa rugo nyuma yo kumva inama z'ihumure n'ibyiringiro, bafata icyemezo guhera ubwo cyo guhamya ibirindiro mu Mana no gukora ugushaka kwayo aho gukora ugushaka kwabo. Bityo bazinuka batyo inzira y'abapfumu, biyemeje kwakira neza uwo muhamagaro Imana yabahaye n'ubwo butumwa bw'Imana bwo kwirerera. Yubile nziza. Nuko bakomeza guhimbaza yubile yabo. Mukristo, nawe nugira ibyago ntibigende uko ubyifuza, ntubone ibisubizo uko ubyifuza, ntubone umugabo, ntubone umugore, ntubone inzu, ntubone ubukire uko ubyifuza kuri iyi si, ntubone urubyaro kandi urwifuza, ntubone ibisubizo uko ubyifuza. Humura, komera, ihangane, komera kandi ukomeze kuba indahemuka n'umunyakuri nka Yohani Batista, intabera. Imana ishobora kukugira igikoresho cyayo ngo ukize abandi benshi, ikomeza abandi, ihumuriza abandi. Ntitubereyeho ubwacu, ahubwo tubereyeho Imana. Seigneur, fais-moi ton instrument. Nyagasani ngira igikoresho cyawe. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.